ubaye nkureba hirya bahita babona icyo gikomere uko kingana ni igikomere kirenze ukwemera ubaye nkuzamura uko kuboko barahita babibona hari barabibona ese mu byukuri nibyo bikomere niyo mipanga imeze uko imitsi yaracitse utabasha kumva wabashije kubaho uti ndibuka rimwe hari umuntu ugize kunkomeretsa ari nayo mpamvu buriya ntajya gahunda no gupfa kubivuga cyangwa wanambaza ati wabaye iki nakoze impanuka umuntu arambaza ati wabaye iki yaradusanze hano muri salo ndamubwira ngo barantemye muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ngo bagutemye wakoze iki igihe cyarageze ndavuga ntari kubundi ko mama wanjye ngira ndi umwe nkaba nta wundi muvandimwe kaba nta mwana hingira wamuzana tukabana nza kugira gutya noneho rero ninjira mu rukundo naramuzanye ninjira mu rukundo ntangira gukundana maze gutangira kongera gukundana nahise mpuramo n'ikintu cyambabaje cyane mama wanjye yahise arwara amarabira ahita apfa yafashwe n'umutwe ahita apfa apfuye maze gupfa mushyinguye sanga ndatwite rwa rukundo nagiyemo mama arapfuye mfite inda numva noneho isi nibwo igiye yandangirana ubwo noneho mama mba ndamushyinguye bankubiswe n'inkuba ndagenda noneho mbikirage nkitwite yanda ngiye kwa muganga basanga nkita abana babiri buriya nubona umuntu agenda yivugana ntabwo ubuze ibibazo afite abafite ibibazo byinshi ibibazo bikubana byinshi ni ukuri ukivugana uzi uko byankukiyemo n'ubu njya nivugana Slim Jesus. Murakoze cyane reka twongere tubashimire abo tubana umunsi ku munsi uru rugendo rwo kuganira mu ijambo ry'Imana mu mpuguro mu nyigisho mu buhamya ndetse n'ibindi yego mbibutse ko turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ndagira ngo mbonereho kubwira abaduteze amatwi abatureba muri mu migabane itandukanye abari mu Rwanda mwese mbabwire ngo ni ukuri ni igihe cyo kwifatanya n'abagize ingaruka zikomeye kubera jenoside abacitse ku icumu rya jenoside abavandimwe inshuti imiryango bose tubabwire ngo ni mukomere kandi mwihangane yego ni muri bwa buryo n'ubundi tubazanira abatanga buhamya kubera iki gihe kugira ngo twigishe abantu bamwe na bamwe batabahiye mu Rwanda batazi amateka y'icuraburindi rya jenoside abana batoya urubyiruko ndetse tunibutsa abanyarwanda babaye mu Rwanda tubabwira ngo nyaboneka nimwibuke jenoside ko yadukomye mu nkokora ikatwambura abasaga miliyoni bityo rero ibyabaye ntibizongere ngira ngo rero murabona ko mushiki wacu kandi twongeye kugira umugisha wo kugira ngo agaruke uyu munsi kabiri kumenya ngo nyuma y'urugendo ubuzima bukomeje ate abayeho gute ngira ngo murabizi ko hari icyo tugomba kwibaza ngo bise ubundi babayeho bate tukabitekerezaho twese hanyuma bikanadutera kugira umutima wa kimuntu tukagira ubumuntu rero dusuhuze unabwira abadukurikiye amazina yego kwa kundi murakoze cyane amazina ni yandi nitwa Murekatete Gloriosa Murekatete Gloriosa yego ndi umubyeyi abana abakobwa n'abahungu n'ubundi nkaba naturutse mu karere ka Kamonyi akarere ka Kamonyi yego umurenge ni Gacurabwenge muri Gacurabwenge yego ego Gloriosa ubwashize twaganiye utubwira inzira y'umusaraba itoroshye wabayemo rugendo rwa gukomereye uri umwana w'imyaka 12 hanyuma ariko unatubwira ukuntu wageze mu Rwanda waranahageze bitinze cyane kubera ko wari warihebye utazi ko hari umuntu uri mu Rwanda bakubwiraga ko igihugu kirimo umutekano ukumva ntago byizeye ntubyakire uragenda ugirira ibibazo mu Burundi urasitaragoringa icyakora
kubw'amahirwe ntiwagwayo ugaruka mu Rwanda ufite n'akana wabyaye nabwo mu nzira yindi igoye ikomeye. yego None ubu tugiye kuganiriza abantu kuko barabyifuje. Ese mu by'ukuri ubuzima bwa nyuma ya jenoside n'ibyo bikomere abantu benshi batari hari ngira ngo ubaye nkureba hirya bahita babona icyo gikomere uko kingana, barakibona uko kingana, ni igikomere kirenze ukwemera. Ubaye nk'uzamura uko kuboko barahita babibona, hari barabibona ntabwo ari ubuzima bworoshye, ni ubuzima butoroshye. Ese mu by'ukuri n'ibyo bikomere niyo mipanga imeze uko, imitsi yaracitse utabasha kumva, wabashije kubaho uti cyangwa se ubayeho uti? murakoze cyane. ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri, ntabwo biba byoroshye kubaho mu buzima butagira umugabo, butagira umuvandimwe, wihangane uwo ubwira umutakira kumve. buriya mu by'ukuri nubwo ushobora kugira abavandimwe wenda ntimube close ngo mube muri inshuti cyane, ariko ngo wabura buri minsi ntabura umunsi. yego hakagira igihe runaka umwe yahuraho nk'umuvandimwe ukavuga uti byanze kubera ya maraso, akavuga ati uyu muvandimwe wanjye reka ngire uko mugenzi. yego rero kuba mu buzima butagira umuvandimwe, butagira umutware, uragoye cyane. ni koko naraje ngera mu gihugu gifite umutekano, gifite ubuzima, ariko cyane ko ntanize wenda ngo mvuge ngo mfite iyo diplome ndashaka akazi, mbaho mu buzima butanyoroheye. naraje ngeze mu giturage, ngeze kuri mama wanjye aranyakira nka mama, ariko nza gusanga ubuzima bwo guhinga butanyoroheye cyane ko ntari naranabikoze, nta nubwo wari kubishobora, ndagerageza ntibyankundira. ubu inkovu ijya ibyimba nkamara nk'icyumweru ndyamye ntabasha no kurya. yo kwitama? yego. ubwo rero nabayeho muri icyo giturage, biza kwanga. mbwira mama wanjye ntabwo ndi bugume hano hantu. cya giturage cy'i Butare? yego. arambwira ati se mwana wanjye urajya hehe? ati icyo ntakwemerera ni uko udasubira i Burundi. ati jya i Kigali ni mu Rwanda, ninkubura nzaza nkushake. urumva nk'umuntu wari ufite akana kamwe yumvaga adashaka ko nongera kujya kure, kandi ari wowe afite. yego. ndetse icyo gihe barananyinginga, abakecuru bakuru bamubwira ukuntu agomba gushyingira aho ngaho, bakanshakira umugabo, ariko ndabananira. ndababwira nti njyewe ibyo nahuriye nabyo mu rushako ntabwo byanyoroheye, kubera wa musaza twabanye i Burundi nta kuri namubonyemo, nta buzima namubonyemo, ntiyigeze amfasha nk'umuntu wanandutaga cyane, ahubwo yarankomerekeje kurushaho. ibyo rero bituma numva nta kwihutira gushaka. mbwira mama wanjye ko ntashaka umugabo, ngiye gushakisha ubuzima. mama wanjye aranyemerera. mu bihumbi 2000 nzi Kigali. mu bihumbi 2000 nzi Kigali, nabwo icyo naje Kigali nkora. waravuye i Burundi 99? muri 2000 rero nahise nzi Kigali mu mujyi aha ngaha, nzana n'undi mwana w'umukobwa twari duturanye, tuje kwishakira akazi ko mu rugo, cyane ko wabonaga nyine n'ubundi ndi gatoya, ntarakana nanjye. nubwo wari ufite umwana? ubwo noneho kakana wagasize mu rugo? nagasigiye mama. wagasigiye mama? yego. noneho maze kuza ndaza nza gushaka akazi ko mu rugo, dushyikira ahantu ku bantu baratwakira. bamaze kutwakira baturangira akazi ko mu rugo, buri umwe wese bamujyana he. njya kurera abana, n'ubundi nkorera amafaranga 3000 by'amanyarwanda. 3 akazi ndagakora, nkajya mpembwa udufaranga nkohereza mama wanjye, cyane ko rero musigiye undi mwana. nkumva ko mama uko byagenda kose jyewe aho ndi ndarya nkaryama, bya 3 ndabyohereza mama. nkumva ari byo bimpaye amahoro, ko mama abona 3 nibura bikuvuyeho. yego. ubwo rero mama wanjye nyine nawe yaribanaga, nta mugabo yagiraga, yabanaga nyine nako kuzukuru ke. ubwo noneho mbaho muri ubwo buzima, abiyongiyeho mu gita, abiyongiye i Butare. naje kuva rero muri ka kazi ka 3 njya ha 4. umukecuru n'umusaza rwose mbagiraho n'umugisha wa mbere imfura, Imana ibampera umugisha aho bari, mbasabiye umugisha. ubwo noneho ndahabaye mpembwa 4000. urumva ko navuye hamwe ha 3. ndahabaye mpembwa 4000,
tubana neza ranze kwizirika nkavuga nti reka nihangane muri ubu buzima kubaho no kwihangana ufite n'ibyo bikomere byanjye hakaba abantu bambaza ngo ese wabaye iki ndibuka rimwe hari umuntu ugize kunkomeretsa ari nayo mpamvu buriya ntajyaga nkunda no gupfa kubivuga cyangwa wanambaza ati wabaye iki nakoze impanuka byakunaniraga gutanga ubuhamya byananiraga cyane noneho umuntu arambaza ati wabaye iki yaradusanze hano muri salo ndamubwira ngo barantemye muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ngo bagutemye wakoze iki niko yambwiye ngo bagutemye wakoze nahise numva babaye nkunteye icumu mu nda ndeba hasi ndamwara nyine mbura ikintu cyo kuvuga kuva ubwo ndavuga ngo ntago nzongera kujya ngira ikintu mvuga ubona bafite ingengabitekerezo arayifite kumva yaba n'umunyamahanga arabizi ibyo aribyo byose azi ibyabaye muri iki gihugu kumva umuntu yavuga ngo ntago ari umunyamahanga n'umunyarwanda cyane rwose ngo bamwe ngo bavuye hanze bavuye hanze yari yaraturutse hanze nyine ariko niyo waturuka mu ijuru ntawe uyobeye ibyabaye hano ntawe uyobeye ko jenoside yabaye yego noneho ndaceceka ndamwihorera ndihangana nyine ariko numva binkoza ahantu sinabitindaho nkomeza ubuzima bwanjye nagiye muri salo mvayo ndataha nkomeza ubwo buzima bwo gukora akazi ko mu rugo aho hantu rero naho naje kuhava noneho ndavuga ngo reka njye kwikodeshereza njye kwibana kumwe ubana n'abantu muturana mukaganira bakabambwira bati aka kazi wakareka noneho ugakora kuko rutaha icyo gihe umuntu andangira akazi mu Bahinde ko gukora ntaha mbembwe 10,000 yego 10,000 ndagenda nshakamo geto ya 2 cyera inzu za 2 zabaga ziri hari nubwo zabaga zimeze nk'imyobo ariko warayibonaga yego inzu ndayishaka hano Kimihurura ahantu bita mu Rwintare ndahabona munsi ya RIB ndayishaka nkajya nkora mu Bahinde nkazinduka kare nkagenda n'amaguru hano mu mujyi Matewusi nkakora amasuku nkateka nkafura nkatera ipasi narangiza nkataha nimugoroba nka 2:00 nkataha muri ka kageto mama wanjye akabasha kubona twadufaranga nkatumwohererezaho akabona isabune y'umwana muri urwo rugendo rwose rero rutoroshye nabayeho igihe cyarageze ndavuga ntari ku bundi ko mama wanjye ngira ndi umwe nkaba nta wundi muvandimwe akaba nta mwana ahingira uwamuzana tukabana noneho nza gutaha nyine ndabimuganiriza maze kubimuganiriza arambwira ati se mwana wanjye bizoroha ntibizoroha nta kintu uri gutagangarira hano mama wanjye ngwino tugende tubane ninzara mbona igihumbi tukirya gutyo bizananyorohera kuko ndavunika iyo ndi kugutekereza kuri hano n'umwana nkatekereza gutega nkaza kabasura ariko nituba turi kumwe hafi tuzafatanya uko dushoboye mama arankundira aranyemerera turaza bazana i Kigali none icyo gihe mva muri yanzu ya 2 njya muri 3,500 inzu tuyibamo nabona udufaranga nkadushyikiriza mama wanjye ubuzima bwanjye ntago nzi kwaya kuko mba nzi ko nisiga nkisanga yego noneho mama ndamuzana turabana tumaze kubana tuba hano Kimihurura nyine niho twagubyanga mu Rwintare turahabaye nza kugira gutya noneho rero ninjira mu rukundo ninjiye mu rukundo na mama waramuzanye naramuzanye ninjira mu rukundo ntangira gukundana ntangiye nyine gusa nk'uwibagirwa ndavuga reka nkundane utangiye kuba nk'uwibagirwa ibyo bintu byose yego n'ibya wa mugabo byose yego ibikomere by'inyuma cyane ko nari nkiri n'umwana nyine ntangira noneho kongera gukundana maze gutangira kongera gukundana nahise mpuramo n'ikintu cyambabaje cyane mama wanjye yahise arwara amarabira ahita apfa mama wahise arwara amarabira ntiyarwaye iminsi yahise arwara ahita apfa yafashwe n'umutwe ahita apfa apfuye mbasubiye inyuma mbasubiye inyuma cyane muri gihe apfuye maze gupfa mushyinguye sanga ndatwite ndatwite kubera rwa rukundo nagiyemo mama arapfuye
mfite inda numva noneho isi nibwo igiye yandangirana ndababara ninkubwira ngo byarambabaje ibyo bintu kubura mama byambereye ikintu gikomeye kuko niwe muntu numvaga nkingi ya mwamba mfite nabayeho meze nk'ikiragi narwaye 2004 ifuye 2004 twaba abana banjye nababyaye 2005 ukwezi kwa gatanu nashize igihe imyaka 20 se ntiyuzuye yego ubwo noneho mama mba ndamukinguye bankubiswe n'inkuba ndagenda noneho mbikirage sinongera kuvuga buri cyo mvuga nyitwite yanda ngiye kwa muganga basanga nkita abana babiri ati iyo ndirimo abana babiri noneho byaramarira ahubwo biba sinzi ukuntu nabyita ntabwo babyoroshye ngo akaga karongombeshye mana yanjye mbwira Imana se wa mana we kuva icyo gihe nese ntangira kwivugana buriya nubona umuntu agenda yivugana ntabwo ubuze ibibazo afite aba afite ibibazo byinshi ibibazo bikubana byinshi n'ukuri ukivugana uzi ko byankukiyemo n'ubu njya nivugana abana banjye bakambwira ati se mama ibisazi birakuze ahubwo ni mundeke mwabana nditora nkivugana pe usanze ndi kwivugana wagira ngo ni umuntu turi kumwe byantangiye icyo gihe sanze ntwite nkuririweho n'ibibazo bingana gutyo urugendo rwakomeje kungora rw'ubuzima ndasufura ariko nkagwa nkabyuka nkirwanaho ko nshoboye mu mbaraga zanjye nkeya ariko nkirwanaho mbanyiyo nda irimo abana babiri ntangira kumera nk'umusazi nkajya nivugisha nkibaza se mana ibi ni ibiki unkoreye urarebye usanga ari njye muntu ukwiriye abana babiri mw'iki gihugu ntongana n'Imana ni ukuri natonganye n'Imana ndayibwira ndayibaza ariko Imana nyine ni Imana bidatinze rero inda yarakuze irantuka mbona Imana haboneka abantu banyitaho bangirira impuhwe abampa utwenda tw'umwana urabizi igitsina gabo namba ari umusore mukundanye bimubwiye ngo ndatwite afunga amaferi cyane noneho hari ikindi kintu naje kubona kumva umuntu yumva ngo ntugira umuryango ubaye zero yego nta kirengera ubwo noneho icyaje gukurikiraho inda yarakuze igihe cyo kuvuka kiragera Imana ibana nanjye Imana iranyereka mbyara abana babiri umukobwa n'umuhungu umukobwa n'umuhungu mbabyara neza sinabagwa ariko noneho mpura n'ikindi kibazo cyitwa inzara ye baba we narashonje mugabo narashonje ku buryo iyo umuntu angeze akambwira ngo ndashonje niyo cyaba ikiro cy'ubugari kimwe mfite mu nzu buryo nakimuha namusongera nkamugaburira akarya kuko inzara ndayizi narashonje mbyara umwana wa mbere nuko nabitambutse ntabivuzeho narashonje ntwite mu mbyara ebyiri mbyaye nta na rimwe nigeze mbyara ngo nishime nk'abandi babyeyi ubundi umubyeyi iyo yabyaye agomba kwishima umubyeyi yabyara anezerwa umuntu wese aba amufitiye impuhwe amwereka urukundo ariko ngewe ibyo bintu ntabyo nabonye ntabyo nzi ndasonza inzara irandya napimaga ibiro 48 nose abana babiri ndasufura ndwara malariya nkajya ntengurwa Imana ibana nanjye ndinda kurwara bwake ndinda kurwara za ndwara z'abagore n'uyu munsi yo mbyibutse naba ndi mu nzira naba ngenda mpimana icyubahiro kuko nakabaye narangiritse bikomeye ubwo Imana igenda inyohereza abantu b'abaturanyi umpaye ikiro cy'ubugari umpaye isabune yo gufura umpaye ikiro cy'igikoma umpaye ikiro cy'isukari ndabyibuka mbyara abo bana nibwo isukari yahise igura 1000 icyo gihe yego igikoma iyo nakibonaga nakinyweragaho amasherekane ntayo icyo gihe njya nibuka iyo hari igihe nicara nkabwira abana banjye iyo mbonye mungana gutya nshima Imana kandi Imana inambabarire ko nigeze kwivovota nibaza impamvu yabampaye imbabarire bwari ubuzima
kari agahinda n'umubabaro mfite si uko Imana yari yabikoze iyo biwe ko muzambera ab'umumaro muzambera ab'agaciro abana nyine bagaseka ubwo abana banjye aka kanya bamaze gukura ufite abakobwa babiri n'umuhungu nawe undi ndera w'umuhungu ufite abahungu babiri n'abakobwa babiri yego ubwo nabayeho muri ubwo buzima ndasonza uwo ndera n'uwa murumuna wa mama ubwo nawe kwivugana nk'umusazi nkibaza nkisubiza mbubamo nakoze akazi ko kubura mu muhanda nakoze ako gutera jaride pasiparume nk'izo mpaye akazi nazitera nakoze ibiraka byo gufurira abantu nkaba naza nkakubwira nese wampaye utuntu nkatukuvugutira hari amaco yenda kugira ngo mbone ikiro cy'ubugari nukuri mboneraho no kubwira ababyeyi nawe akababanebwe nuhura n'ibibazo ntukihebe ngo heranwe n'agahinda ujye ukora ibishoboka cyangwa wiyandarike si wo muti w'ibibazo si wo muti w'ibisubizo cyangwa ngo wumve ko ugomba kwiyahuza ibiyobyabwenge hari ubundi buryo wabaho cyane ko leta yacu dufite leta nziza dufite abayobozi beza hari igihe ugira gutya kubera umutekano mwiza dufite ntaho umunyarwanda hejwe aho wagera hose uri umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima ntago wabura kubaho yego ubona ugufasha akaguha icyo ashoboye kuguha nawe ukakimufashamo ko atagishoboye ukabaho nawe akabaho njya mbona abadamu biyandari kugasanga yicaye hari yateruye abana ari gusabiriza ni ukuri icyo gihe nkubwiza ukuri nari gusabiriza urwego wari nari gusabiriza ariko ndashima Imana ko ntabikoze shinga iryinyo kurindi najyaga hariya mu basereziyani sinzi nambo hazi najyaga njya gutera pasiparume baduhembaga kuwa gatanu dukorera 700 yego nkavayo nikorera uruba rw'inkwi butekeshe nabagamo harya munsi ya kaburimbo nabaga munsi ya kaburimbo nkajya gukora ibiraka mu basereziyani dutera pasiparume mu bapadiri yego mbaho gutyo nza kuva kwa padiri noneho mbona akazi ko mu muhanda gukubura njyewe nari ndi muri shift kubura kuva KBC kugera ministeri tunapfuragura pasiparume dupfuraguramo ibyo rero byaje kurangira nabyo ndwana n'ubuzima nkora no mu kabari yego guserefa mana yanjye tuzi turagwira ngeze mu kabari imibereho yo mu kabari irananira pe nkumva ngize umushiha bitewe n'ibyo mpabona n'agasuzuguro kabamo ujya gufungura ikirahure akaboko kagahera mu gatuza kakagera hepfo mu ipantaro nkumva umushiha uranyishe nkakubwira nabi kandi umukiriya wo mu kabari mubwiye nabi n'urushyi warurya hariho nigeze kubwira naba nkoze ku mabuno ikirahure kirenza korotire akinaga inyuma ati uyu muginga mwazanye hano ni bwoko ki yego ibyo byararangiye rero nza kugira gutyo navuga noneho ibi ntabyo reka nihimbira ibintu byo gusuka nta muntu wigeze ambwira ati bafata inwere gutya abakwigishije oya mwabantu mwenye mbabwira ntihakagire umuntu uvuga ngo nabuze icyo nkora byagenze gutya buriya abatarabona hari umudamu najyaga njya kwisukishaho nkagira gutya nkareba ukuntu abigenza nkaba nanamusoreza mbishaka ariko maze gukubitwa n'ibibazo nzengurutse ahantu hose navuze ntireka bya bintu mbikore wambaza ngo ndabizi nkavuga ngo yego nakubwira ngo yego ukazana utizana imisatsi nkakujyaho nkirirwaho umunsi wose byananiye wansaba miliyari nkavuga nti mana noneho ndapfuye kimwe kirareba indera ikindi nyagasambu nagira amahirwe ukagenda utirebye ariko wakwireba noneho mana yanjye abagorora bazi yahitaga ambwira nawe akambwira ati ibi ni ibiki wankoreye nkareba hasi nkabura ikintu mvuga nkamubwira nti muvandimwe rero mbabarira rwose imisatsi yananiye wari wampaye 3 kuraho 2,000 kugira ngo ndebe ko muva mu nzara Imana indindira muri ibyo bintu wa muntu nubwo namusutse ibintu atakunze ariko kwa guca bugufi nagize kwatumaga agaruka nukuri akagaruka ibyo rero ntago njya mbona ko nta nubwo njya mbona yuko ari ubuhanga nagize ahubwo n'ubuntu bw'Imana
ubwo nza kugeraho noneho ndabimenya maze kubimenya Imana impa abakiriya Imana imaze kumpa abakiriya nkajya noneho mbasha kurya 2 ku munsi nkabona udufaranga two kwishyura ya nzu nabaga mu nzu y'ishyura 8,000 nkayishyura nkizirika umukanda kugira ngo ntabure amafaranga yo kwishyura inzu y'abandi Imana indindira muri ubwo buzima mbubamo njya rimwe ku munsi igihe kikagera ibyo kurya nkabibona nabibura nabwo nkavuga ntejo nzabona umukiriya ndye yego nzabona uwo nsuka ubwo rero ibintu amaco ndajya akoresha bigeze kundangira umuntu w'umunyamahanga ndavuga se Mana ndavuga iki umuntu avuga icyongereza sinzi na bonjour ndabigenza gute umuntu nakoreye ari wamundangiye akajya duhuza nyine ngeze ku gipangu cy'umukire sinari buvuge nta kintu nari nzi kuvuga mpamagara umuntu wampuje nawe muhamagara nk'inshuro 30 atanyitaba kandi nkeneye amafaranga nkeneye kuyatahana ikintu nakoze ni iki yego nangiye kumusuka nakoze iki narebye muri telefone ndeba nimero yari yarayimpaye ndamuhamagara avuga icyongereza gusa ntekereza ijambo ndi buvuge rirancanga muhamagaye aranyitaba umutima uri kudunda anyitabye ndavuga how are you avuga I am fine ntekereza iri jambo nongeraho ndangije ndavuga nti I am Gloria you dread I am Gloria you dread yego arangije avuga Gloria I'm coming yego urumva nge naratekereje avuga nti ibyo byose nimvuga Gloria iri zina yararyumvise ko ari usuka ninongeraho dread ahita amenya ko ari Gloria wa dread yego nirwanaho da I am Gloria you dread ngiye kubona mbona bahagaze muri etage bakanzetera komande igipangu kirakingutse barandembuza ndinjira ndagenda nkorikira kacyange buragi ndangije barabikunda barabishima baranyishyura ibintu byose rano kwirwanaho no kwirwanaho bagore twige kwirwanaho tureke kurera amaboko tureke gukora ibidakorwa turera abana Imana yaduhaye nibwo butunzi dufite niyo zahabu dufite kuko umwana buriya no butunzi bukomeye shima Imana rero ko yabanye nanjye icyo gihe cyose kugeza uyu munsi urwo ni rwo rugendo rwanjye rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka yego nigeze numva uvuga uti ndera abana njyenyine ngo nta mutwaro ufite oya ntawe ni wowe wenyine n'abana bawe ndirya nkimara rwose ese bya bibazo wagiye uhurira nabyo mu rushako n'ibyatumye noneho uhagarika gushaka yego uhitamo noneho kwibera uko nyine kwiberaho gutya n'urubyaro rwawe ntago nigeze nishima muri urwo rukundo rwose nakundanye ahubwo nagiye mbonamo umubabaro umeze ute umubabaro wa mbere ni wo kubyara umwana ukamurera wenyine kandi karame ubu abo bana biga bate mubayeho mute ubu tuvugana urumva nagumye ntoragura muri ibyo bintu byo gusuka nkizirika nyine nkemera nkarya nabi nkambara nabi kugira ngo abana banjye bige babone uko biga yego uwo mukuru ntabwo yabashije gukomeza kwiga nyine nabwo n'ubundi buhamya nzabuvuga ukwabwo yego arangize nibura segonderi ariko abato Imana yangiriye neza babasha kunyumva ndetse babasha no gukunda kwiga abana batoya barankundira bakunda ishuri nkazunguruka gutyo nkakora ibyo biraka nkabasha kubashakira uko biga nkabasha gushaka uko turya njya kuba Kamonyi niho ntuye Kigali yaje kukunanira yarananiye kubera ubuzima n'ubushobozi n'inzu zaho njya kuba Kamonyi nza no kugira ikibazo ndwara za hypertension kubera ubwo buzima bwo guhangayika igihe cyose iyo mibabaro yose n'imihangayiko niyo yatumye mvuga ngo nzagumana abana banjye suko hatari abantereta ariko muri nge numva naba nibabareje abana numva naba mbateye ikindi kibazo
nanjye mfite ihungabana ryanjye ryo mu rushako ry'ubuzima twahuye nabwo yakubitira no kuri bya bikomere nkumva ibyo bintu ntabibangikanye ubwo se namba rimwe ryanze kabiri kanga gatatu yizemera ubwo rero reka nizirike ku bana mbarere wenda hari igihe Imana yazabamperaho umugisha ariko urumva uzi kusuka inwere z'uburyo bwose wenda nuko wabuze uburyo naho ngaho Kamonyi hari abantu babikeneye nuko habuze ubushobozi ubundi ufite ubushobozi hariya wakora ukibeshaho uwo muryango ugakomeza kuwusunika ni ukuri urumva kubera ibyo bintu by'amapuresha narwaye binsaba kunywa imiti buri munsi nk'ubu mu binini bya buri munsi maze imyaka igiye kuba 10 abantu bagira icyo kibazo tugenda ducika imbaraga za mbaraga nyinshi nakoresheje kwa gutekereza cyane byatumye indwara za hypertension cika intege ku buryo ubu ngubu ntakibasha kwirirwa nsirikira kwa kundi nasirikiraga wamamagara uri Gisenyi nkaza wamamagara uri Nyamata nkaza wamamagara uri Butare nkaza ubu sinkibibasha sigaye nkora gato nkaremba gatuza umutwe mbese nkahangayika cyane zamvune zose zigenda zigaruka ariko muri nge nkaba njya nicara nkatekereza nkavuga nti mbonye nk'akantu nkora ndi hafi byamfasha kurushaho katarimo stress nkakorera make ariko ndi hafi cyangwa niyo wabona ahantu k'agashopu gato hafi y'ibyo bintu byawe uzi gukora yego cyane ko nanabikunda ubonye ukaba utagenda ushaka akazi ukamusukira aho ngaho utagiye yego ushaka kuwutwara akazi ukaguruka kandi koko bajya babikora ubwo rero nkabipanga kubwira abadukurikiye umuntu wese ugira umutima w'imbabazi ni ukuri yakunganira kandi ni ukuri ntabwo uri umubyeyi usaba ahubwo uri umubyeyi ukwiye gufashwa ni ukuri pe wankoreraho umugisha kandi Imana yazabimuhembera ni ukuri nyine uraho muri urwo rugendo ariko nakomeje kwihangana wemeye guheranwa n'ubuzima ngo wiyahure oya ahubwo watekereje ko ni ukuri ndikunda ntabwo nakwiyahura yego rwose kandi nkunda n'abana banjye n'abana bawe nubwo ufite ibikomere by'inyuma n'imbere ariko ufite n'icyizere cy'ubuzima mfite icyizere cy'ubuzima ndashaka kubaho kandi nkabera n'abandi urugero nkaba nagira n'umubyeyi mugenzi wanjye inama nkamubwira ngo komera uruho kubaho n'uruho gupfa imbere ni heza yego yego kurori Imana igumugisha murakoze cyane reka dusenge ariko mbere yuko tuza gusenga twifuza gusengera ariko kugira ngo utambutse telefone yanjye wese ushobora kugukenera ushobora kwifuza ko yagira icyo avugana nawe cyangwa yakunganira urwo rugendo rw'ubuzima. Nukuri kunyunganira birakwiye nk'iyo miti ya buri kwezi ndayigura. Iyo ya pressure. Ndayigura hari n'igihe mbura amafaranga yo kuyigura pe. Ari igihe ibura ariko burya ibyo navugaga ni habayeho kunganira kuko burya icyo umuntu aguhaye kirangira ni ikintu n'ubundi kiba gituma uzahora. Si ibyo se ariko iyo ubonye uburyo bugufasha kwibeshaho na wa mutura wigurira cyane nega buriya na pressure izamuka cyane kubera ibibazo bigabanutse ari uko woroherwa nukuri ari uko woroherwa kandi reka tukubwire ngo komera nukuri murakoze murakoze umutima ukomeye kongera kubaho nibwo butwara nukuri kandi gahunda kubwira abantu dukunda kuganira ku munsi babwira ngo hari kurira pararira umuntu n'injoro ariko bwaki impundu zikavuga nukuri babwira ni mwihebe hari igihe muzacana wa yego igihe rero ucana ukaka kabone nubwo babimeze bityo cyane ku gihugu aho kijya ntabwo ariho hari heza kuruta aho turi kuva byiringiro niba twaravuye kure habi hari kandi Imana ntabwo izadutererana aho tugeze ahangaha yakoze birizakora n'ibindi ntekereza ko bamenye Imana cyane nukuri bizi ko wabwiye dusengera mu itorero rya EPR itorero ry'abaporotesitanti yego cyangwa se EPR abapresbyterienne yego Imana ikomeze kunganire nukuri reka rero dusenga ariko mbere ko dusenga bazitambutse iyo nimero yawe yego tambutse nimero yawe kugira ngo abantu bose bakeneye kuba ari uko bakeneraho cyangwa bakuvugisha bayibona yego murakoze
0788 0788 681 82 08 wayisubiramo 0788 681 82 08 amazina ibaruyeho Murekatete Gloriose. Bonero kubwira umuntu utari mu Rwanda ko iyo nimero iyo ushize akamenyetso ko guteranya shyiraho umubare 25 ugakurikiza iyo mibare n'ubundi uramubona ntabwo bigoye. Imana rero ibamugisha. Nakoze cyane. Senge. Yego. Sengere abantu bafite urugendo rw'ibikomere nk'urwawe. Yego. Barahari bafite ubuzima nk'ubwawe. Yego. Barahari benshi babayeho mu baheranywe n'agahinda. Imana ibomore niyo burya igira icyo ikora ikanakirema ikanagikomeza Imana igira uko bigenza kandi reka mukomeze mubwire ngo humura ubwo Imana yagwaye gushibuka wari umwe mu muryango ugira ibikomere ariko ntiwapfa hanyuma ubu ngubu ufite abana bawe mu nda 3 ndetse n'uwo ngurera hariho icyizere cy'ubuzima kuko Imana yagwaye amashami yagushubutseho nishimwe rikomeye wari umeze gutyo ibikomere bigaragara n'ibitagaragara ariko Uwiteka yamuhaye kongera kubaho mu nda ye habonetsemo abana mu rukirigwe habonetse ishami ryashibutse. Mana yacu nziza turagushimiye kubwa Gloriose ndamusabiye Uwiteka umukomeze umurwanirire urwaye arwaye wabukiza kuko ni wowe muganga kigeretse kuri ibyo hari abandi bafite ibibazo n'ibya Gloriose turabasengeye kugira ngo mwami ubagirire neza bagirire ibambe birashoboka ko byagoranye Kristo ariko kuri wowe ntibigorana ndasenze ngo marayika ukize imitima amanuke yomore Gloria kandi guhera uyu munsi none agira ishimwe ryuzuye biturutse ku musaraba maraso yawe namuboneze maraso yawe namukize maraso yawe namuhindure kandi Uwiteka n'abandi bigende bityo n'abandi babohoke n'abandi bakire n'abandi bakire imbaraga n'abandi bakire ubuzima guhera none mwuka we wera akorere mu bana bawe bakoze kubomo inguma kandi kubakijije kibaro n'ikibi cyawe uciye bugufi cyose izina rya Yesu amen. Bakoze yumva ari ibyo murakoze cyane namwe murakoze kandi dukomeje rwose kuvuga ngo abafite ingengabitekerezo jenoside twibagiwe no gutambutsa ubwo butumwa umuvugizi wa RIB Thierry Murangira Dr. Thierry Murangira ahora avuga ngo urubyiruko rwitwararike kandi ruhagurukiye kurwanya ingengabitekerezo nibyo tuvuge ngo usi n'urubyiruko gusa n'abakuru b'ikigero cyo oya nibarekere kandi bareke twibuke twiyubaka kandi umuntu wese abe umuganda mwiza wo kubaka igihugu nukuri nibyo nakoze cyane.